Kazi si kuzaa ni kulea. Uyu ni umugani uri mu rurimi rw'igiswahili, tugenekereje mu kinyarwanda usobanuye ngo kubyara si akazi, ahubwo akazi ni ukurera. No mu rurimi rwacu kavukire baravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ibi birumvikana, kubyara ni kimwe, ariko akazi kaba gakomeye ni ukurera uwo wabyaye, uwagukomotseho. Niyo mpamvu ababyeyi bishimira kubona uwo babyaye uburere buzima ari bwo bumuranga. Hari aho yageze akabasha kwigeza bitewe na bwa burere yakomoye ku babyeyi be ndetse n'abamureze muri rusange. Buri umwe yaciye mu maboko wese yishimira kubona uko uwo yareze ameze bitewe n'aheza amaze kugera. Uzi ko hari aho ahuriye na gurupe inkoramutima, yumve ko umubyeyi we atewe ishema no kubona umwana we hari ubumuntu yifitemo, hari ubumuntu bubasha kumugira umuntu wa nyawe. Yaba ari n'umwarimu yakwishimira kubona abo yigishije bashyira hamwe bagafatikanya nk'amwe. Ibi ngibi ni nabyo isi ikeneye muri rusange, by'umwihariko kubona urubyiruko rushyira hamwe rugafatikanya mu bikorwa bitandukanye. Uyu munsi ngiye kuvuga ku Inkoramutima Groupe. Inkoramutima, 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 inkoramutima. Kugusiga biranze, kukureka biranze, sishaka ko dutana ahubwo igira hino. Wabaye inkoramutima, wabaye inkoramutima. Nawe mu by'ukuri wabaye inkoramutima ikomeye cyane, wabaye inkoramutima kuri buri umwe wese. We wabashije kwifatanya n'Inkoramutima Groupe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba tukiri kumwe, tugifatanyije muri ino ngambo ishoborwa n'abatanazi bashobora gutanaga bakarasa bagafora kure bakagera ku muhigo bifuje kugeraho. Ibi ngibi ndimo ndabivuga nshize amanga, ntekereza ahantu ino karabu yakomotse. Ino karabu byatangiye bigoranye, byatangiye irimo abantu bakeya bategeze muri babiri. Yari irangajwe imbere na Rubasha Billy Beritaha, umusore wakoze cyane ku buryo bukomeye cyane ndetse akabasha kwitanga, akemera gutanga n'ibyo yakabaye afite, ariko akabona twakwishyira hamwe. Natwe ntitwazuyaje, bamwe muri twe babyumvishe vuba, abandi bigenda biza buhoro buhoro. Inkoramutima Groupe iratangira, ariko ntabwo yatangiye ari inkoramutima, yatangiye ari club iri aho ngaho ariko itaragira izina. Byaje kugeraho yitwa Inkoramutima, 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 inkoramutima. Ngayo nguko Inkoramutima. Byari bigoye nk'uko natangiye mbivuga, ariko ku ikubitiro abanyamuryango b'iri tsinda batangiye igikorwa cy'urukundo cyo gufasha. Impamvu nshimangiye gufasha ni uko nzi ko nta muntu utakenera ubufasha. Ukenya akenera ubufasha, ukiza agakenera ubufasha, urwaye agakenera ubufasha, ndetse n'uri mu buzima agakenera ubufasha. Ntaho wagera utakenera ubufasha, ndetse nta naho wagera utatanga ubufasha. Ibi ngibi nibyo byaranze itsinda ry'Inkoramutima.
mu gufasha bagenzi babo bafite ibibazo bitandukanye ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye hanze y'iri tsinda, nko kubakira abadafite aho kuba ndetse no gusura abarwayi. By'umwihariko abanyamuryango ntawigeze arwara ngo arembe ngo abure umugeraho. Itsinda ryakora gukora ishoboye kose mu bushobozi buke rifite, rikahagera rikaguhumuriza. Nawe uburwayi wabaga ufite wumvaga wema bugenda bitewe n'uko wabonye inshuti ndetse kandi zifite umutima wa nyawo, umutima utanoze, urukundo rusobanura byinshi mu buzima bw'abagize itsinda inkoramutima. Ikindi kintu gitangaje ku itsinda inkoramutima ni uko ryatangiye ari abanyeshuri barangije senior 3 mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloyizi Gacurabwenge. Bumvaga yuko abanyeshuri baturuka muri senior 3 baharangije izo promosiyo ari bo bakwiye kugira itsinda, ariko ntabwo byaje gushoboka. Ndetse n'abandi bigaga muri Saint Aloyizi Gacurabwenge baje kwihuza n'iyi gurupe bakihiga. Si ibi ngibi gusa, twaje kunguka n'amaboko mashya, tubona abandi banyamuryango baturutse hanze y'ishuri ndetse batigeze banakandagira mu Saint Aloyizi Gacurabwenge. Ibi ngibi byarashobotse, twishyira hamwe twunguka amaboko mashya. Ibi ngibi buri munyamuryango wese yabihamya, yashira amanga akabivuga nta gihunga, nta soni. Kimwe mu kintu iyi karabu by'umwihariko abagize itsinda batazigera bibagirwa ni ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani 2022, hari ku munsi wa gatanu ku mugoroba, ubwo buri wese yiteguraga kuza mu kirori nk'iki ngiki aricyo cy'uyu munsi cyabaye. Uwitwa Rehema Iradukunda yanditse agira ati: mwaramutse neza abanyamuryango b'inkoramutima gurupe, mbanje kubasuhuza ariko nanabihanganisha ngira ngo mbamenyeshe yuko ikirori cyari kuba ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani 2022 ejo mu gitondo kwa gatandatu cyahagaritswe, kikaba kimuriwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 2022 kubw'impamvu zikurikira: kuba nta bushobozi bwabonetse bugaragara, kuba bamwe muri twebwe bataraboneka, ndetse n'ikindi kuba na sare itaraboneka. Ndabihanganishije cyane, buri wese agumye kwihangana ndetse ntiducike n'intege. Uwitwa Perezida w'iri tsinda Rubasha Billy Berita nawe yungamo ati: aya ni amahirwe tubonye yo kuba twakoresha kugira ngo twitegure neza iki kirori neza. Ubufasha bw'amafaranga tube tubufite neza buzadufasha duhera uno munsi, ntiducike intege nubwo dukomwe mu nkokora n'ibibazo byavuzwe haruguru na Rehema. Uwitwa Muhire Abdulatif nawe yungamo ati: banyamuryango dufatanyije iri tsinda ndetse dufatanyije kunga ubumwe, mureke dushyiremo imbaraga kino kirori kizakunde kugira ngo tuzishimane nta kabuza. Ikindi kintu gitangaje muri no gurupe nuko harimo amatsinda mato mato afasha gurupe kugira ngo yikusanye ibe ibasha kuba iri hamwe.
izo groupe turaza kuzerekwa. Njye ndabashimiye cyane kandi kwibutsa ko njya gutegura kino kiganiro kanakikugezaho ndi Kwizera RZ cyangwa MC Wizard. Ndabashimiye cyane.